mugoroba mu nzu y'Imana, kandi tugize umugisha wo gutangira ukwezi kwa gatanu turi mu rusengero. N'ibyo gukomera Imana amashyi menshi. Ku kwezi kwa Gicurasi kuzababera ukwezi kwiza. Imana izabanezeze mu buryo bwose, mvuze ubw'umubiri, mvuze no mu buryo bw'umwuka. Izatunezereze muri uku kwezi, izadutera inkunga y'ibyishimo, izadutera inkunga y'umunezero, izadutera inkunga y'amahoro mu mpande zose z'ubuzima. Izatubera Imana. Ntitwavuga ngo amen. Hari ijambo maze iminsi mishuriwe riri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza, ntabwo ariryo tugiye kwiga. Hari ikintu maze iminsi mishuriwe, hari uburenganzira abana b'Imana dufite, twahawe n'ijambo ry'Imana, ntitukabupfusha ubusa, tujye tubuprofita. Hari amagambo ari muri Matayo, ngira ngo ni muri Matayo 11:28. Yemwe abarushye n'abaremerewe, muze musange ndabaruhura, kuko ndi umugwaneza noroheje mu mutima. Imana ishimwe. Dufite garanti yo kuruhurwa n'Imana, yemwe abarushye n'abaremerewe. Ariko iri jambo sinzi ko tujya turyumva kimwe, tutarijyamo kabiri ibyo tujya kwiga. Hari ukuruha, hari no kuremererwa. Ntabwo Bibiliya yavuze tautology ngo ibe yaritiranyije ijambo rimwe, iryitiranye n'amagambo abiri. Yemwe abarushye n'abareme. Mutagira rero ngo Bibiliya yibeshye yitiranya abarushye n'abaremerewe. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Basogongezeho ijambo ryitwa kuruha, haruha umuntu w'inyuma, umubiri. Ijambo ryitwa kuremererwa ni ubugingo. Yemwe abarushye n'abaremerewe. Kuremererwa rero ni ubugingo, icyo twita umuntu w'imbere, umuntu w'umwuka. Noneho kuruha ni umuntu w'inyuma. Inzara, inyota, kwambara ubusa, kutageraho kuba, ibyo nibyo bita kuruha. Ariko kuremererwa ni ibyaha. Niyo mpamvu yavuze ngo yemwe abarushye n'abagize bate. Tuzabyigaho uburyo Yesu aturuhura imiruho yo kuruha, akaturuhura n'imiruho yo kuremererwa. Tuvuge ngo amen. Ibyo bintu Yesu ajya abikora. Kandi reka mbabwire, hari akantu maze iminsi mbona gasirikira kavuga ngo abantu bose bararushye. Ngira ngo ni umupasiteri w'umurundi, kandi niko kuri. Abantu bose bararushye, kereka abantu bamenye Imana, bagasobanukirwa umusaraba, bagasobanukirwa umwuka wera, nibo bantu bagiye bagira agahenge muri iyi si y'umuruho. Amen. Njye wumva umuntu akavuga ngo yanga abakire bagezeyo. Reka mbereke umuruho w'abakire n'uw'abakene. Abakire baruhijwe na byinshi bafite, ibintu bikaba byinshi bikakurushya. Hari uwavuga ngo wabima. Bishobora kuba byinshi bikakurushya, nturyame, ntusinzire, ntushirira so. Abatunze rero baruhijwe na byinshi batunze, naho abakene baruhijwe no kubura ibyo bagakwiriye kuba babona. Buri wese mu mwanya we rero afite ikigize ute kimuruhisha. Uyu mugoroba tugiye kuganira iki? Amagambo tugiye kuganira arakomoka ku bibazo mwene data umwe aherutse kumbaza kugira ngo musobanurire. Hari ibintu yambwiye ngo musobanurire, numva twabigira icyigisho tukabibwira n'abandi bizera nabo bakabisobanukirwa. Maze iminsi mu bibazo, no ku cyumweru barambajije, abo twari kumwe bambajije ibibazo bitatu. Nari kumwe na Bernice, nari kumwe na Samuel na Manase na Tofiri. Umuntu yarambajije ngo dushaka kudusobanurira, ndacyanabyibuka kuko ndimo ndabitekerezaho cyane. Yarambwiye ngo dusobanure, uduhe urugero rw'umuntu watunze agatunga mu isi, akagira ibintu kandi akanubaha n'Imana. Tuzamwigeho tumuvugeho. Kabiri, yambajije kuri 1:10. Gatatu, arambaza ngo Satani imbaraga agira azikura he, zikomoka he, ku buryo atesha abantu umutwe amanywa nijoro. Ibyo bintu, izo mbaraga ni izihe? Ako kagenda kagateyaga
gashobora guhangara Imana kagahangara abantu b'Imana. kasazije abantu akajinga gatinyuka bishop abera b'Imana kakabatesha umutwe, itoro kakaritesha umutwe. Izo mbaraga azikura. Urumva ko ndi mu bibazo, ndi mu ihurizo kandi rigomba kubonerwa ibisobanuro n'ibisubizo. Uyu mugoroba rero tugiye kuganira ku bintu bitanu. Ni amagambo akoreshwa mu itorero, ni amagambo abaririmbyi baririmba, ni amagambo abavuga butumwa bavuga, ni ibintu twisangamo umunsi ku wundi. Ariko iyo urebye usanga hari abantu batarasobanukirwa itandukaniro ry'ayo magambo. Ikintu cya mbere, nituvuga bibiri amasaka dufata turarekera, nituvuga bitatu uko turashobozwa. Hari amagambo atanu dukunda gukoresha ku manywa na nijoro: kuririmba, kubwiriza, itorera abantu bakayavuga, niyo umuntu asenga ukumva arayavuga, ariko wareba ugasanga ayo magambo ntabwo umuntu aramenya icyo bisobanuye n'ubusobanuro. Yasanze mu itorero babivuga, abatizwa babiririmba, nawe arabyuka arabiririmba, yumva bavuga ubutumwa babibwiriza, nawe arabivuga, ajya mu butayu yumva basenga barabivuga, nawe arabivuga, ariko kameme ntabwo azi ngo ibi bintu bivuze iki. Ibi bintu bitandukaniye. Ibintu bitanu. Icya mbere ni cyitwa umugambi w'Imana. Icya kabiri ni amasezerano y'Imana. Icya gatatu ni umugisha w'Imana. Icya kane ni neza y'Imana. Icya gatanu ni umuburo w'Imana. Ayo magambo ni ubwa mbere muyumvise. Umugambi w'Imana abantu barawumva, amasezerano y'Imana abantu barayumva, ineza y'Imana iryo jambo turaririmba, nabonye ineza yawe, nabonye ineza yawe. Umugisha w'Imana turaririmba, umumugisha kuko utanga nta mubabaro. Umuburo w'Imana abantu barawuririmba bakawuvuga ariko ibi bintu bitandukaniye he? Ibi bintu bikora bite mu buzima bw'umukristo? Nibyo tugiye kwiga, ubundi Imana ikaduhana umugisha. Imana ishimwe kandi ndabizi ko bitugirira umumaro. Ikintu cya mbere tugiye kwiga ni ijambo ryitwa umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni iki? Umugambi w'Imana, definition, ubusobanuro. Umugambi w'Imana ni ibitekerezo by'Imana ku muntu wayo. Ibitekerezo by'Imana ku muntu ni icyigisho kinini ariko nagicagagura. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4. Umugambi w'Imana ni ibitekerezo by'Imana ku muntu wayo. Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 4. Munyemerere twigane ku ijambo ry'Imana gato uyu mugoroba. Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 4. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Mwakira ijambo. Umugambi w'Imana ni iki? Ni ibitekerezo by'Imana ku muntu wayo. Ndagira ngo mundebe, uyu muntu wayo ntabwo ari umurokore gusa. Imana ishobora kugira n'umugambi ku mupagani. Amen. Imana ishobora kugira umugambi ku muntu utarayimenya, kuko umugambi w'Imana ntabwo utangira no ku muntu afite imyaka 20, nta nubwo umugambi w'Imana utangira no ku muntu afite imyaka 15. Ijambo riratubwiye ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ngushyiriraho kuba umuhanuzi. Yosefa, ibyo bintu bibaye ryari? Ibi bintu Imana iri kuvuga kuri Yeremiya iri kubivuga se na nyina batarabana. Nabyumvise? Iri kubivuga, twaravuze ngo iri kubivuga nyina ari karangazi, se yibereye muri shiri, batarahurira ku ishuri, ntawe uramenya undi. Ariko ngo Imana ibwira Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye ntarakurema, ngushyiriraho kuba umuhanuzi. Ariko ahanuye ryari? Ahanuye ataravuka. Ngushyiriraho kuba iki? Icyo muri cyo uyu munsi Imana yagiteguye mutarabaho. Icyo mukora uyu munsi Imana yagiteguye mutarabaho. Icyababayeho nuko mwinjiye mu mugambi.
Mwumve ko umugambi w'Imana utangaje. Umugambi w'Imana ntukangwa nuko umuntu avutse. Umugambi w'Imana urenze kuraho umuntu avukiye. Umugambi w'Imana urenze kuraba mubyaye. Bo ni ibikoresho kugira ngo umugambi usohore. Ntabwo umugambi w'Imana wita ngo umuntu avukiye he. Njya numva mu mategeko bavuga ngo umwana utateganyijwe mu ijuru ntawubayo. Niko kuri kwibiriho. Uyu mwana utateganyijwe ariko ntituzi ukuntu tumubyaye, uyu mwana ni ikinyendaro, mu ijuru ntawuriyo. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo nakumenye. Ntabwo Imana imera nk'umuntu ukina urusimbi. Ibintu byayo byose birapanzwe. Ntabwo nitaye uko wavutse, sinitaye naho wavukiye, sinitaye nuko wakuze. Uri mu mugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana urenze kure. Ntabwo wita kuntu umuntu avutse, ntabwo wita ahantu umuntu avukiye. Reka mabwire, ariko muratinya Imana yagize umugambi kuri Aburahamu ari umwana wavukiye mu bigirwamana. Se acuruza ibigirwamana witwa Tera, ariko Imana imwitegereje ari mu bigirwamana by'ikuroni, iramusanga iramubwira ngo Aburahamu we, nzaguha umugisha, uzakwifuriza umugisha azahabwa umugisha, nzogeza izina ryawe uba umugisha, nunyemerera tukajyana. Cyo gusa umugambi w'Imana ni ibitekerezo by'Imana ku muntu wayo. Kandi Imana, iyo Imana yemeye ko umuntu abaho, ibimufiteho umugambi. Wamara amezi 3, wamara umwaka, wamara 6, wamara ingahe, icyo turi buze kuvuga gusa ni ikibazo ngo ni gute nahishurirwa umugambi w'Imana. Siko kuri icyo tubonye cyo turiho umugambi w'Imana. Nabwiye abantu ndabwira ngo abantu benshi baba mu isi bagasinzira cyangwa se bagapfa bageze ku bintu bashatse kugeraho, ariko abantu benshi bapfa baraswasa umugambi w'Imana kubera kutajya ku isoko ry'utanga umugambi. Urugero rworoshye, muri Bibiliya harimo umugabo witwa Nyamutunzi, ngo yabayeho ntacyo abuze, afite byose, ngo ku buryo Lazaro yajyaga arira kutuvungukira tuvuye ku meza asangira n'imbwa ye. Igihe kimwe arapfa. Mwumve kuntu umuntu ashobora kuba akagera ku bintu ariko agapfa swasa umugambi. Amaze gupfa ngo ajya ahantu hatandukanye na ha Lazaro. Nyamutunzi ajya he na Lazaro ajya he. Ngareka ha Nyamutunzi ngo hari uburibwe bwinshi. Mwumve ikintu yasabye marayika w'Imana. Yaramubwiye ngo wanyemereye ukampa amahirwe, ukankoreza agatoki mu mazi, ukantunangiriza ku rurimi k'inyota inyiciye aha hantu. Amusaba icya kabiri, aramubwira ngo wanyemereye ngasubirayo nkajya kubwira bene wacu, nyemerera nsubireyo njya kubwira abavandimwe ko hejuru y'ubuzima tubayeho hari undi mugambi Imana yadushyiriyeho. Ntabwo Imana izatubaza ibiro by'umuceri twariye n'ubwoko bwawo, ahubwo izatubaza ngo ni bangahe twasangiye. Ntabwo Imana izatubaza uburyo twaberwaga, izatubaza umubare wabo twambitse. Ntabwo izatubaza ahantu twari dutuye heza, izatubaza abo twakiriye n'abo twacumbikiye. Kuko muri ubwo buzima harimo umugambi w'Imana. Amen. Ni gute umuntu ahishurirwa umugambi? Kuko nguhaye urugero, aha twicaye, korari wicayemo, n'ahantu wicaye, umwanya wicayemo mu rusengero, muri 2010 ntabyo wari uzi. Wari ubizi se? Ntabyo wari uzi. Ntabyo. Mose yabwiye Imana mu gitabo cyo Kuva ibice 33, yaribwiye ngo mishurira imigambi yawe mbona uko tugendana neza. Murabyibutse se? Yaribwiye ngo mishurira imigambi kugira ngo mbone uko tugendana. Iramubwira ngo kugira ngo nguhishurire imigambi hari ahantu bugufi bwaho nkunda kunyura, nuhagera nzaguhishurira iby'imigambi, kugira ngo umuntu asobanukirwe anagenda yishurirwa umugambi Imana imufiteho. Kondisiyo ni imwe gusa, muntega amatwi mukumve,
ni ukwiyunga na nyir'umugambi. Ntushobora guhishurirwa umugambi w'Imana utari connected na nyir'umugambi, mudafitanye ubusabane. ntibibaho. niyo mpamvu umuntu wakoze microphone yatanze n'icyitwa catalogue, uburyo ikoreshwamo. Umuntu wakoze telefone yatanze catalogue, kuko twe ntabwo tuzi ayikora, ntitwari kumwe. Kugira ngo tubashe gukoresha telefone rero yaduhaye igishushanyo, akakubwira ngo buti itukura ni ugukupa, iy'icyatsi ni ukwitaba. Iyo uzamuye uba ufunze mikoro, iyo uzamuye, iyo umanuye uba uyicanye. Ni nako umugambi w'Imana umeze. Ntushobora guhishurirwa umugambi w'Imana utiyunze na nyir'umugambi, kuko niwe ufite igishushanyo mbonera cy'ubuzima bwacu tukiri mu isi. Ni ukubwira ngo caha, ni ukubwira ngo kora iki, ni ukubwira ngo nyura hano. Uyu munsi Imana iguhishurira iby'imigambi kugira ngo ubashe kugendana nayo neza. Dore ingaruka mbi zo kutamenya umugambi. Iyo umuntu ari atazi umugambi w'Imana, aba atazi ibyarimo, aba ahuzagurika. Imana ishimwe. Buri wese amujyana iyo ashatse, buri wese amukozi undi akamugaruriye, buri wese amukinisha ibye undi akamukinisha ibye. Ariko iyo umuntu yahishuriwe umugambi, aravuga ngo ndashikamye, uko byagenda kose ndi mu mugambi w'Imana. Ibizaza byose bizansanga mu mugambi, ibyo nzanyuramo byose bizansanga mu mugambi w'Imana. Kugira ngo duhishurirwe umugambi w'Imana, biradusaba kugirana ubusabane na nyir'umugambi, kugira ngo amanywa nijoro ajya duhishurira iki? Ajya duhishurira iby'umugambi. Kandi reka mbabwire ikintu gitangaje, umugambi w'Imana ku buzima bwawe nta wawica, nta wawuroga, nta wawuburizamo, nta wawutega iminsi, nta washwana. Icyo yanditse yaracyanditse. Ahubwo twebwe icyo bidusaba ni ukujya ibwina bw'ubusabane, kugira ngo amaso yacu ahweze tubashe kureba iby'umugambi. Iryo sengesho ujya urusenga ukabwira Imana. Niko Mose yasenze, yaravuze ngo mishurire imigambi kugira ngo mbashe kugendana nawe neza, ngende nkumenya, ngende nkumva. Ariko ikintu cyo ni kimwe, Imana ishobora kugira umugambi ku muntu ataranayimenya, atazi ngo bizagenda bite. Ariko gusa uko umuntu agiye abana n'Imana, uko umuntu agiye yegerana n'Imana, uko umuntu agiye akorana n'Imana, uko umuntu agiye ashaka Imana, Imana ikagenda imuhishurira iki? Umugambi. Reka tuwuhinira. Umugambi w'Imana utandukaniye he n'amasezerano y'Imana? Cyo ni icya kabiri. Twavuze ngo umugambi w'Imana ni ibitekerezo by'Imana ku muntu wayo, kandi bimaze igihe kitari. Ubu hari ibindi bintu Imana ikugambiriyeho, yagambiriye kera. Ikintu itegereje gusa ni ukugira ngo tujye ibwina, iduhishurire iki? Duhishurire umugambi. Kabiri, amasezerano y'Imana atandukaniye he n'umugambi? Amasezerano y'Imana ni umunezero w'Imana ku muntu wayo. Niki? Ni umunezero. Ushobora no kuba umunezero w'iminota 30 gusa, ushobora kuba umunezero w'umunsi umwe gusa, ikaguha isezerano. Wanasifiwe. Niyo mpamvu mujye mwitondera ikintu cyo kuvuga ngo ariko buriya kanaka ko nsanzwe muzi mu buzima bwo hanze ari umupagani, kuki Imana irimo imubwira aya magambo? Muri ako kanya ashobora kuba ari mu busabane bw'umunezero. Ni umunezero w'Imana ku muntu wayo. Niyo mpamvu Imana inezerewe itanga isezerano. Ndababwiza ukuri kwishobora byose, ntabwo Imana ishobora kuguha isezerano itakunezerewe. Ibibaho. Muze gusoma Bibiliya, mugenzure. Ubu turi mu gitabo cya Luka, igice cya mbere, umurongo wa 45. Luka 1:45. N'ahantu havuga ngo hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana. Tuvuge ngo amen. Hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira ute?
bizasohora. Rero isezerano ry'Imana ni umunezero w'Imana ku muntu. Buriya ari amasezerano yose ufite, ziriya nza z'Imana zose zikuriho, kiriya gihe ijuru ryari ryakunezerewe. Niko kuri. Ziriya nza zose, biriya byose nzagira nte, biriya byose nzakora iki, cyari cya gihe Imana yagize ute? Imana yakunezerewe ikakubwira ngo mwana wanjye nzagira ute? Isezerano ry'Imana rero aho ritandukaniye n'umugambi, umugambi ni uwa kera, ariko isezerano ryaza no muri 2023 ritarigeze riteganywa, ritarigeze ribaho. Imana ikakureba ikakwishimira ikavuga ngo ariko sha Yosefa we mwihereye ikizo, kandi bitari mu mugambi, kandi gusa kuko Imana yagize ute? Reka mabwire bene da, Imana iginezerwa ikagabira abantu bayo. Isezerano ry'Imana rero, ariko birimo biragenda byumvikana gake. Isezerano ry'Imana rero aho riva rikagera ni promotion, aho hantu haca akarongo. Isezerano ry'Imana aho riva rikagera ni iki? Nge sindumva umuntu Imana ivuga ngo mwana wanjye ndagusezeranyije urakene, akira ubukene. Iryo sezerano nge sindaryumva. Akira gukenyuka sha, iryo ntago ari isezerano. Akira gukenyuka sha, yewe karori we urakenyutse kagira Imana, iryo ntabwo ari, iryo ntiribaho. Isezerano ry'Imana aho riva rikagera ridukura ahantu rikatujyana ahandi harusha ahandi kuba, ridukura mu mwijima rikadushyira mu mucyo. Hano yaravuze ngo rikura umuntu mu mukungugu ngo rikamwicazanya n'ibikomangoma. Aravuga ngo uwari ingumba rigere mu hakubyara karindwi, riravuga ngo udatunze rigere mu hagutunga, kuko isezerano ry'Imana ni promotion. Witwa Yosefu yararose, ararota. None se ubwo Imana yakubwira ngo nguhaye gukenyuka koko? Ararota. Iyo ntabwo ari isezerano. Ararota nijoro, ararota rwose ngabona imiba yabene se ngimwikubita imbere. Umva isezerano di, umva isezerano. Ngabona imiba yabene se igira ute? Ngimwikubita imbere. Ngari kagiye kubona ngabona umuba we. Nguhagaze wemye, Bibiliya yavuze nguhagaze wemye. Mu yandi magambo ni icyubahiro Imana imuhereye muri bene se, kuko isezerano ry'Imana ridukura ahantu rikatujyana ahandi heza haruta aho twari tugize dute. N'uyu munsi yariguha, n'iri joro yariguha, n'ejo yariguha, ariko umugambi wo ni uwa kera. Tuhishurirwa mu gihe twamaze kugera mu busabane n'Imana, tuhishurirwa mu gihe twamaze kugendana n'Imana neza. Umugambi ni projet y'Imana. Umugambi w'Imana ubundi nibwo ni ubuzima bw'umuntu niho bubitse mu mugambi, niho buteretse. Ni umushinga w'igihe kirekire. Iyo twamaze kwihuza nayo rero igenda ituvunguriraho, igenda iduhishurira iby'imigambi, igenda iduhishurira uko bizagenda. Naho isezerano ryo ni umunezero w'Imana ku muntu wawe. Kuvuga mbere ko Mana ngo ngewe nzajya Samariya njye gushaka Imana, ejo nzajya ku kidendezi, ndumva nkeneye Imana ko yangirira neza. Umuntu akiyeza akikutuza akamera neza, yakwikuta mu rusengero akaramya Imana, ubwiza bw'Imana bukamanuka, kubaho kw'Imana kukamanuka, ijuru rikamanuka, rakavuga ngo mwana wanjye kubwo guca bugufi ku mutima wawe nza Imana nihimbazwe, Imana yacu nishimye. Rero icyo nicyo bita isezerano ry'Imana. Dawidi yigeze kwinezeza ngo ari we mu rugo, ngo yumva nezerewe Imana, ngo asubiza amaso inyuma avuga za zaburi zose tujya tuvuga ngo iyo ntizera banararabyo ntizera ko nzabona kugira neza. Ngo arongera yibuka ahantu Imana imukuye mu dushyamba, mu inyuma y'udutama, ngo areba ahantu yicaye, areba ibintu ijuru ryamukoreye, abwira Imana ngo mbese nakwitura iki? Ngo aricara aranezerwa, ngo anezerwa Imana. Arayibwira ngo nanjye ikintu nagukorera nuko nafata isanduku yawe nkayikura kwirirwa ibunga mu gasozi, ikajya itaha mu ihema, nkayubakira inzu, ikava mu ihema ikajya mu nzu. Ngo aranezerwa, ngo Imana irebye ikintu Dawidi avuze n'ikintu ayihigiye, ijuru ngo riranezerwa. Nibwo Imana yamunukaga
imukubita y'amasezerano tujya tuvuga, iramubwira ngo nzakomeza ubwami bwawe, iramubwira ngo inkoni yo gutegeka izaba mu bitugu byawe, iramubwira ngo ubwoko bwawe nibuncumuraho nzabuhanisha ibihano bya kibyeyi ariko nongere mbugarure mu rugo. Aramubwira ngo kandi nimbatanga mu mahanga nzajya mbagirira neza mbarindireyo kugeza igihe mbagaruri, kuko uyu munsi wagize ute, wanesheje. Icyo nicyo bita isezerano. Rigira urugamba, rikagira intambara, rikagira ibindi ririrwanya, ariko burya hari ibintu bibiri biba ku isezerano. Ubundi isezerano ririndwa n'Imana. Kurindwa we ntabwo warinda isezerano, ni imvugo dukoresha, ariko ntabwo biba bisobanuye ko ari twe turinda amasezerano. Twebwe ku masezerano dusabwa kuyizera. Bibiliya ivuga ngo hahirwa uwizera ibyo yabwiwe, kandi iyo umuntu yizeye ahoza amaso kuwo yizeye, maze Imana ikarinda icyo yagize ute, kurinda icyo yavuze kugeza igihe gisohoreje. Imana ibaho umugisha. Gatatu, ndimo ndabicagagura kugira ngo byibura tubinyuremo byose. Gatatu, icya gatatu nicyo bita ineza y'Imana. Ineza y'Imana ndarumva bayiririmba, banyeretse ineza gwineza. Kambasomera ijambo riri mu gitabo cyo Kuva ibice 33:19. Kuva 3:19. Muri iyi minsi ndi kunyuzamo nkasubiza ibyo bintu bene data babajije tubinyujije mu ijambo ry'Imana. Kuva 3:19, Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira, kandi ati ntiwareba mu maso hanjye ngo ubeho. Kandi Uwiteka ati hari aho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahahagarare ku rutare. Ni handi mwongeraho ngo nzanyuza kugira ineza y'Imana. Ni iki mbese itandukanira he n'umugisha wayo? Imana ishimwe. Ineza y'Imana ni ibintu Imana idukorera tutanasabye, yego, utaranabisengeye, utaranabyiritse inyuma, utaranagize ute, ukabona iraje gusa irakubwiye ngo mwana wanjye cukua. Bimwe utarabisengeye, nk'ubu ngubu dutanze urugero, umuntu ashobora kubaza umuntu urimo hano, ukumeze warabisengeye? Utishwe ni neza. Niki? Ni neza y'Imana gusa yageze ku buzima bwawe. Iyi neza rero ibahe. Mose Imana yamubwiye ngo nuba bugufi bwawe nkunda nanjye nzanyuza. Reka mabwire ikintu gikomeye bene data, mutega amatwi mundebe mabwire, umuntu wese ukiri kumwe n'Imana ntabwo azabura ineza yayo ku buzima bwawe. Uko byagenda kose, umuntu uri hafi y'Imana, ineza y'Imana imuhora hafi. Kuwa mbere byange, kuwa gatatu byange, ariko kuwa kane hari ineza y'Imana izanyura ku buzima bwawe. Kuko Imana inyura mu bihe byo gusenga, kandi iyo inyuze mu bihe byo gusenga ihanyurana ibintu by'ineza. Niyo mpamvu umuntu ukunze kubana n'Imana kenshi ntabwo ajya buri neza. Ndanezerewe kandi umuntu ukunze kubana n'Imana, reka mabwize ukuri, aba atarize aba yarize, aba afite imiryango aba atayifite, ariko hari ibintu by'ineza bikunze kumubaho. Iwe data we, amahirwe yakwikubita mu kazi Nyagasani akayaterura akayamushyiraho, kuko hari ibintu by'ineza bikunze kubana n'abantu bakunze akabona isoni zakomanze, abantu bose bahagaze, Imana ikamubwira ngo nzanyuza. Twazamure data ubwiza, nzanyuza kugira ute, ukabona byanze, ukabona byapfuye, ukabona ibintu byajemo rwaserera, ariko wakwikubita imbere y'Imana ntumenye uko Imana ibikoze.
niyo mpamvu muri ibi yavuze ngo sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora. Yaravuze ngo icyo nzi ni kimwe gusa, yaravuze ngo ntukiyute. Ariko hari abantu babonye neza yawe ngo tuye icyubahiro, utazi uko bigenze, utazi aho biciye, utazi utazi uko ibigenje, utazi uko ibikoze, ikamanuka ikavuga ngo kuko ndi. Mwumva ni neza y'Imana itandukanira n'umugisha. Umugisha ni icya kane, reka tubijyanire. Ubundi ineza y'Imana ntabwo ihoraho, ntabwo ariyo kuwa mbere, kuwa kane, ngo yisukiranye umwaka wose. Ushobora kuyibona mu kwa mbere, wongera ukayibona mu kwa gatatu. Kuko n'igihe Imana yahaga mana abisiraheli yari bagiriye, ariko manu ntabwo yahoragaho. Si byose manu ntabwo ihoraho, manu ntihoraho. Yaza kuwa mbere ikazongera kuza kundi wa mbere, ariko nayo ni Imana iba yimanuye kugira ngo irengere umuntu wayo. Ariko umugisha w'Imana niwo numva nakwifuriza umuntu tubanye muri iki cyigisho. Umugisha w'Imana ni umugisha w'Imana, definition ni amateka mashya aremwe n'Imana. Icyitwa amateka, iyo ikintu cyiswe amateka mashya nuko hari ayandi abarangiye. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo umugisha Imana itanga ntabwo yongeraho umuba. Noneho rero nimwumve, ariko mwambare tukumva aya magambo, ko tujye kujya twigana amagambo y'ubwenge mo gakeya, tukayasesenguza ijambo ry'Imana. Niba mu rugo urimo uyu munsi Imana yaragugiriye neza ikakubakira, ariko urugo ukaba urumazemo imyaka 5 utararwishimiramo, yagize neza ariko ntabwo rurazamo umugisha. Kuko umugisha Imana yatanze, ni Bibiliya ibivuga, singe nta mubabaro igira ute. Nuko umugisha utangaje. Yakobo asenga Imana, hari ikintu yarabuze, musubize. Yakobo ava kwa Labani, si yarafite abagore, yarafite abana, yarafite imitungo, hari ikintu yarabuze se? Burase yaragiye gusengera iki? Yarafite neza, ariko icyitwa umugisha kitari kumwe nawe, kuko ngo yararyamaga ntabisinziriremo. Yagenda akumva ntanyuzwe na. Reka mabwire, niba rwose utuye, niba bimwe tuvuga ngo umuntu afite uko abayeho, ariko bikaba ntacyo bikunejejeho, nta mugisha urabibamo. Birakwiye kubisengera Imana ikabishyiramo umugisha, kuko umugisha Imana itanze, ako kantu nawe wakavuze. Umugisha Imana itanze nta mubabaro. Ibiguhaye umugisha, ibiguhinduriye amateka. Reka mabwire, niba uri kurya rimwe mu cyumweru, niba uri kurya 2 mu cyumweru, sigaho kuvuga ko Imana yaguhaye umugisha, ntabwo urawubona. Kuko umugisha Imana itanze ntabwo uburaza umuntu ngo abwirirwe, ubu muhinduriye amateka, ku buryo abantu niba mureba bavuga ngo Imana yaguhaye umugisha. Imana ishimwe, Imana nihimbazwe. Niba akazi Imana iguhaye utari kukamaraho n'amezi 3, ntabwo uraba umugisha, uracyari neza, ariko umugisha nturaza. Kuko umugisha uhindura iki? Uhindura amateka. Mateka ya kera kibagirana, Imana ikakuremera andi mateka. Nigeze kubwira abantu ikintu numva ntibacyumvishe neza, ndababwira ngo burya amahirwe ntabwo azana umugisha, ariko umugisha uzana amahirwe. Dufite abantu benshi bagiye bagira amahirwe ariko ntagire icyo abamarira, mubizi se? Dufite abantu bagize amahirwe, ko batuye umuntu agize amahirwe, ariko ayo mahirwe umuntu akayaburamo umugisha. Niyo mpamvu ngewe rero nsengera umugisha, kugira ngo umugisha uzanzanira amahirwe. Ariko amahirwe yo nta mugisha yaguha. Twaravuze ngo 100 biriho umugisha biraruta miliyoni itariho umugisha.
uyu mugoroba namwe baho umugisha, kuko niko ijambo ritubwira. Umugisha Imana itanga nta mubabaro ugira ute, nta mubabaro Imana yongeraho. Hari ibintu rero dukwiye gusengera barokore, tugakanguka tukabwira Imana ngo ibi bintu nubwo watugiriye neza ariko biha umugisha. Gira ute? Biha umugisha. Mujye mubisengera, mubibwira Imana, mubibwira ngo nubwo twubakiye ariko uru rugo ruha iki, nubwo umpaye igishoro ariko iki gishoro giha iki, nubwo umpaye intebe y'akazi ariko iyi ntebe y'akazi yiha iki, nubwo unyicaje ariko ahantu unyicaje uhampera iki, kuko ahantu hatari umugisha w'Imana nta kunguka kuhaba. Imana ishimwe. Aho niho umugisha utandukanira n'ineza. Ineza ishobora kuza ejo ntize, ariko umugisha uhoraho, uhindura amateka. Umuntu akajya kubwira ngo Imana yampinduriye amateka. Niko Yakobo yavugaga. Iyo yajyaga kwivuga bamubwiye ngo ivuge, yarababwiraga ngo imyaka y'uruzerero. Yajyaga kuvuga imyaka ye, yarerera iciyemo ibice bibiri. Yari afite y'uruzerero akavugira n'iyishikizo. Mu yandi magambo, yari afite imyaka y'uruzerero akagira n'imyaka y'iki, y'umugisha. Kuko Imana yawumuhereye ku musozi igihe yasengaga, ngo akageza mu gitondo yabwiye marayika ngo sinkurekura utampaye iki, utampaye umugisha. Ngo marayika w'Imana aramubwira ngo witwa nde? Undi aramusubiza ngo nitwa Yakobo, bisobanura umuriganya. Aramubwira ngo uhereye none umva umugisha di, umva umugisha uhereye. Ako sinzi ko muri kumva uburemere bw'ikintu cyitwa umugisha. Umugisha uhindura amateka. Marayika aramubwira ngo uhereye, mu yandi magambo ni nko kuba uhagaze aha, iramubwira ngo uhereye ntuzongera kwitwa Yakobo ahubwo mwise. Urumva icyitwa umugisha? Ni ukuva mu mateka ya kera Imana ikakwinjiza mu yandi mateka. Ni ukuva mu bihe bya kera Imana ikakuremera ibindi bihe. Natwe uyu mugoroba iyo mu ijuru iduha umugisha, iyo mu ijuru iduhindurira amateka, kuko birakwiriye ko umuntu agira umugisha w'Imana. Nta mubabaro Imana yongeraho. Ariko ubuzima ni wowe. Nabwo iba yagize neza ariko Imana iragatsindwa. Imana ntirara, irabora. Imana uzi kugira umwenda wa Mana kugira ngo ejo uriteguye ngo urajya gusenga wawumanura ugasanga yawuriye uhereye hahandi hagaragara, kuko ni Imana nyine. Yewe data wa twese we, uzi kugira ngo wahashye ngo ugiye kurya ari Imana, uburacyo ugasanga byagaze. Kibaza ngo ibi binyago bigashishijwe n'iki? Ni Imana. Imana ntirara. Niyo mpamvu ni kubwira abantu ngo muri iki gihe gira ibintu byawe utunga ikiganza, ubibwira ngo nubwo waduhaye umugisha, nubwo waduhaye amahirwe, ariko bihe umugisha. Nubwo wabiduhaye bikaba ari byiza, ariko wongera ubihe iki? Turambura amaboko gusa. Ujya uvuge ngo nubwo wamaye abana wangiriye neza, ariko reka bambere iki? Nubwo wamaye urugo wangiriye neza, ariko reka rumbere iki? Nubwo wamaye business wangiriye neza, ariko reka imbere iki? Dusabye umugisha w'Imana mu izina rya Yesu uyu mugoroba. Reka bimbere umugisha. Cyanyuma tugasenga Imana. Cyanyuma tugasenga Imana. Nicyo bita umuburo w'Imana. Imana ishimwe. Umuburo w'Imana. Ubundi umuburo w'Imana nicyo bita ibyitonderwa by'Imana. Ni ibintu bikwiye kwitonderwa. Iyo bititondewe biteza akaga n'amakuba. Amen. Ni ibintu byo kwitondera. Umva uko umuburo umeze rero. Irazika kubwira ngo yewe Rufonsi urimo hano wanyihanganire n'urugero. Yewe Rufonsi senga cyane, bana nanjye cyane, kuko nabonye urwobo imbere yawe. Suko umuburo rero, ubundi umuburo ntukwiye gusohora kuko si isezerano. Iyo umuntu atabaye maso rero urasohora. Ni handi bakubwira ngo umuntu yaravuze ngo Imana yavuze muri korari ngo ko tuzatwarinda, none narasamye narabyaye, Imana yari yarabitubwiye. Wararangaye maze umuburo ugira ute? Ugusohoreraho. Niyo mpamvu rero ikintu cyitwa umuburo w'Imana ni icyitonderwa, kuko nutakibona no mu kwa mbere no mu kwa 10 kiragutegereje. Umuburo ntuhera. Iyo umuntu atawusengeye,
iyo umuntu atawubereye maso ashiduka wamusohoreyeho. amaho urugero rworoshye, igitabo cy'Itangiriro ibice za 34 harimo umukobwa witwa Dina. Ntago ari Dina wacu uyu nguyu, ariko ni Dina umukobwa wa Yakobo yabyaranye na Leya. Ntago ari uyu mukobwa wacu, nta mukobwa wacu ararinzwe arasengeye. Umukobwa wa Yakobo yabyaranye nande? Na Rasheli. bajya kugera i Kanani, Imana yarabanjira bicaza, ararinzwe. Bajya kugera i Kanani, Imana yarabanje irabicaza. Murabyibuka? Irababwira ngo igihugu mbajyanyemo kirimo abanyamahanga, ariko mutazakora ikosa ngo mwisanishe nabo, kuko basenga ibigirwamana. Ibi babwira bataragerayo. Yicaza urubyiruko rw'Abisiraheli, iravuga ngo mutazakora ibyo urubyiruko rugira ute, mutazifatanya nabo, muramenye mutazakora ikosa. Bagezeyo, mukobwa wa Yakobo witwa Dina twavuga ngo akajya arebera mu madirishya, ngo areba imikino y'abana b'i Kanani, ngo akabona ni byiza, ngo umutima we wibagirwa ikintu Imana yagize ute, yababwiye. Ngo aza kwisanga yasohotse, ntibiteye kabiri yisanga yakinnye nabo. Niho havuye imiburo y'Imana iyo ititondewe iteza akaga. Niho havuye akaga ko kumufata ku ngufu. Abasore babiri b'Abanyakanani bamaze kumufata ku ngufu, basaza ba Dina baraza nabo bica abo basore. Haba akavuyo katewe n'umuntu umwe warangaye, uyu do. Imiburo y'Imana rero ni ibyitonderwa by'Imana. Imana ni kubwira ngo senga, gerageza, kuko iba yabibonye mbere yawe. Yabwiye Salomo iramubwira ngo mwana wanjye, mategeko yanjye nuyagenderamo nk'uko so Dawidi yabigenzaga, zakomeza ingoma yawe, nzogeza ubwami bwawe, nza. Ariko ngo igihe kigeze, yicaye ku bwami, ibintu byose byashyushye, ibintu byose byatunganye, yibagirwa umuburo. Bimivuramo akaga gakomeye yateje Isiraheli. Ayo magambo uko ari 5 ni amagambo dukoresha buri gihe. Byari ngombwa ko tumenya ubusobanuro bwayo, tukamenya n'uburyo tujya tuyasengeramo. Ukamenya ngo niba nsengeye umugisha ngomba kuwusengera gutya. Ukamenya ngo niba ari ineza Imana ingiriye, ineza y'Imana ikunze kuba imbere y'abantu babana nayo. Ukamenya ngo umugambi w'Imana n'ibitekerezo by'Imana, proje y'Imana. Ukamenya ngo amasezerano y'Imana ni umunezero. N'igihe Imana yanezerewe umuntu, ntabwo ibura kumutumaho ijambo. Mwakira amagambo y'Imana rero, kandi buri wese agira uko arihagararamo, agira uko aryumva, agira uko amenya uko akwiye kwitwara muri ibi bihe. Ku cyumweru tuzaba turi i Nyamata, nibwo tuziga ku kibazo nabajijwe cy'umuntu wubashye Imana kandi ari umutunzi. Tuzavuga ku mugabo witwa Aburahamu. Siko twavuze, Aburahamu yari umutunzi, yacuruzaga amahembe, yacuruzaga ingamiya, yacuruzaga. Kandi nanone ngo ijuru ryamanuka rikavuga ngo nabonye umuntu ufite kwizera kungana nuko nkeneye, ikamugira ute, ikamuhamiriza. Tuzabiganiraho tubyige. Birakwiye ko tujya twiga amagambo nk'aya kugira ngo agire ahadukura n'ahatugera. Kadushima Imana. Turagushimiye Uwiteka, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye umugambi, tugushimiye amasezerano, tugushimiye imiburo itajya ku itorero, tugushimiye umugisha utajya kuduha. Niyo mpamvu usenze kugira ngo muri aya materaniro y'umugoroba aya magambo twize agira icyo yungura ubwoko bw'Imana. Kandi si ukubungura gusa, si no kubungura gusa, ahubwo agira aho abavana n'aho abageza, bajye banayasobanurira abandi, kugira ngo tumenye iby'umugisha, tumenye iby'umugambi, kandi duhishurirwe iby'imiburo yawe, tumenye n'iby'ineza, tumenye ko umugambi wawe ari umushinga ku muntu wawe. Iyo umuntu yiyunze nawe akabana nawe, nibwo ahishurirwa umugambi wawe. Tumenye amasezerano, ko dukwiye kunezeza umutima wawe kugira ngo tubashe gutunga amasezerano yawe. Kandi duhishurirwe ko umuntu ukunze kubana nawe, ineza y'Imana ntijya imuburaho. Kandi tumenye iby'umuburo, tumenye niba Imana yaburiye, tube maso
kugira ngo iyo mubiro ntikagire ubwo idusohoreraho. kandi tumenye ko umugisha ari amateka mashya. niyo mpamvu ibyo dutunze, niyo mpamvu ibyo dufite, niyo mpamvu ineza yose watugiriye tugusabye ngo uyihe umugisha uyu mugoroba, kugira ngo ibashe gushinga imizi, kugira ngo bibashe kutugirira umumaro, kuko ijambo ryatubwiye ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro Imana yongeraho. Bana natwe tugirire neza, ubuntu bwawe ni neza, bikomeze kutwomaho cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibarebe neza, ibahe umugisha.